Yari umwami ukomeye akaba yaritwaga Marive, ariko yababazwaga cyane n'ukuntu igikomangoma cye umuhungu w'imfura witwaga Jorita wari ukiri muto yari yaratangiye gukunda abagore. Uwo muhungu yari afite uburanga n'ububasha byatumaga abakobwa benshi bamwifuza, ariko nawe ntiyari akamenya agaciro ko kubaha umutima w'umuntu kandi ntiyari azi gutoranya. Yari akiri muto afite irari ryinshi kandi rimwe na rimwe yaryamanaga n'abakobwa bo mu ngoro nta rukundo rufatika bafitiye. Muri abo bakobwa hari harimo umujura umaze igihe kinini akorera mu ngoro, umukobwa utari mwiza cyane ku isura ariko wari ufite umutima woroshye. Nawe yari azi ko gukundana n'umwana w'umwami bidashoboka, ariko igikomangoma cyamusangaga aho ari bakaganira, rimwe na rimwe bakaryamana. Uwo muje yitwaga Tereza. Nta na rimwe igikomangoma cyari cyarigeze kimubwira ko kimukunda cyangwa ngo kimusezeranye ko kizamugira umugore. Uwo muje nawe yari azi ko hagati yabo nta rukundo ruhari, ariko kuba yararyamanaga n'igikomangoma byari byaramuzamuriye amarangamutima atashoboraga gusobanura neza. Umunsi umwe igikomangoma cyagiye mu cyumba cyacyo gihamagaza Tereza ngo akizanire amazi yo kunywa. Ahageze nk'uko byari bisanzwe cyambaye imyenda nawe yibwiriza icyo gukora. Mu gihe bari bagikomeje kwishimisha, umwami yinjiye mu cyumba cy'umuhungu adakomanze asanga ibintu byakomeye. Yaraje kureba umuhungu we ngo baganire ku kuntu yamwohereza mu bwami bari baturanye bakagirana ibiganiro by'amahoro, kuko ubwo bwami bwari bufite umugambi wo kubatera kandi bo batifuza intambara. Akihagera akabona ibyo yakoranaga n'umukobwa wakoraga imirimo yo mu ngoro, yahise arakara cyane. Ntabwo umwami yababajwe gusa nuko umuhungu yararyamanye n'umukobwa mukuru kumurusha, ahubwo nanone yabonye ko icyo gikorwa gishobora kuzasebya ingoma yose mu gihe abantu bari kuba bamenye ko igikomangoma cyari kuzaraga ubwami kiryamana n'umuje imbere mu ngoro. Yategetse ko uwo mukobwa Tereza ahita avanwaho, atari uko ari yakoze icyaha gikomeye ku buryo yagombaga kwicwa cyangwa gufungwa, ahubwo ari ukubera ko umwami yashakaga gukora icyo yabonaga nk'ikintu cyashoboraga gutuma igikomangoma kigira isura mbi no gutesha agaciro umuryango wa cyami. Abantu bake bari bazi ibyabaye, kandi uwo munsi umwami yashakaga ko ibanga riguma mu bantu bake bashoboka. Tereza yahawe ibyo ajyana, bategura n'ifarashi yo kumutwara, maze umwami ategeka umusirikare yizeraga kumujyana kure cyane y'ubwami, ahantu atari kugira ubushobozi bwo kugaruka ibwami, kandi akajyanwa ahantu yari kuba adafite bene wabo cyangwa wo kwiringira, kugira ngo nanavuga ko yaryamanye n'igikomangoma batazamwizera. Mbere y'uko agenda, igikomangoma Jorita cyamuvugishije bwa nyuma, kimuvugisha bari bonyine, ariko nticyamubwiye amagambo y'urukundo kuko nacyo cyari kizi ko hagati yabo nta rukundo rwari rwarigeze ruhaba. Ahubwo cyaramubwiye kiti, ntitwakundanaga ariko rwose ntuzanyibagirwe kuko watumye ngira ibyishimo. Cyakuyemo agakofi kari kariho ikimenyetso cy'umukororombya kikamwambika mu ijosi, kikamuha nk'urwibutso rw'igihe gito bari baragiranye, hanyuma kimuha n'agakomo kari ku kuboko nako kari kariho igishushanyo cy'umukororombya. Yaramubwiye ati, uko umukororombya uzi ukamenya ko imvura ihise, niko uzajya ureba ibingibi nguhaye ukibuka ko hari igihe wigeze kuba umuntu wacimishije. Tereza bamwurije ifarashi bamujyana kure cyane bidasanzwe, kure y'ingoro n'abantu yari asanzwe azi, kugeza ubwo ageze mu gace ka kure cyane aho nta muntu ari kumumenya nk'umukobwa wigeze gukorera ibwami. Uwo musirikare wamusize yaragarutse, maze ageze ibwami umwami ahita amwica ngo atazamena ibanga ry'aho yamujyanye. Nyuma y'igihe gito Tereza ageze muri icyo cyaro cya kure cyane yari yarajyanywemo, yatangiye kumenyera ubuzima bushya nubwo umutima wari ugifite ibikomere by'ibyamubayeho. Nyuma y'ukwezi kumwe yatangiye kumva impinduka mu mubiri we, maze umugore w'inararibonye yamubonaga buri munsi amubwira ko ashobora kuba atwite. Tereza abanje kubihakana mu mutima, ariko uko iminsi yakomezaga guhita nibwo ukuri kwarushagaho kwigaragaza, kugeza ubwo yamenye ko ku munsi umwami Marive yabasangaga mu cyumba cya gihe ari wo munsi Jorita yamuteye inda. Ibyo byamuteye ubwoba kuko yari azi ko umwana atwite ari w'igikomangoma, ariko nta muntu yari afite wo kubibwira, kandi nta n'uburyo yari afite bwo gusubira ibwami ngo amenyeshe Jorita ko agiye kuba umubyeyi. Ahubwo yahisemo guceceka, akomeza ubuzima yari yarajyanywemo, akora imirimo yose yabonaga kugira ngo abashe kubaho no kwitegura kurera uwo mwana ari wenyine. Muri icyo gihe ibintu byari byatangiye guhinduka mu bwami bwa Marive, kuko ubwo bwami bwari bumaze igihe bufitanye amakimbirane n'ubwami bwari butoranye. Nubwo Jorita yoherezwaga ngo baganire ku kuba bagirana amasezerano y'amahoro, ubwo bwami bwo bwaje gufata icyemezo cyo kubatera. Intambara yatangiye mu buryo bukomeye, abasirikare b'impande zombi batangira kugwa ku rugamba, imidugudu irasenyuka, abantu bahunga ingo zabo, maze ingoro ya Marive nayo barayataka. Marive ubwo yajyanye n'abasirikare be ku rugamba, ariko muri urwo rugamba yakomerekejwe bikomeye. Jorita wari umaze kumenyera ibijyanye n'intambara, yahawe inshingano zo kuyobora ingabo nubwo yari akiri muto ku myaka 19. Yagize ubutwari bukomeye, ayobora abasirikare be kugeza ubwo batsinda urugamba, kandi ubwami bwabo bwarokotse gufatwa n'umwanzi. Nyuma y'urupfu rwa Marive, Jorita yahise aba umwami, ariko ingoma nshya yari itangiye mu gihe igihugu cyari cyarazahajwe n'intambara, abantu benshi barapfuye, abandi barahunze, n'abari basigaye bafite ubwoba bw'ejo hazaza. Jorita amaze kwima ingoma, yashakaga kongera guturisha igihugu no gusubiza ingoro ku murongo, maze nyuma y'igihe runaka arashaka, abona umugore waje kuba umwamikazi, maze babyarana umwana w'umukobwa bamwita Nayika. Jorita yari yaragerageje kubaho ubuzima bushya nyuma y'intambara, kandi nubwo hari igihe yibukaga Tereza n'uburyo se yari yaramwirukanye, ntabwo arazi aho yari yarajyanywe cyangwa ngo amenye niba akiriho nyuma y'intambara, kuko umusirikare wari waramujyanye yari yarishwe n'umwami Marive akimara kugaruka, bityo ibanga ry'aho Tereza yari yarajyanywe rihinduka iry'umuntu umwe, kandi nawe yari yarashyizwe mu mva. Mu rundi ruhande, Tereza yari yaramaze kubyara umwana w'umukobwa mwiza cyane, amwita Nadeje, amurera nk'Imana yari yaramuhaye, nubwo arazi ko umwana azakura atazi se. Yakomeje kumurera uko ashoboye, akora imirimo yose, akajya mu mirimo y'abandi, ibyo akora byose agahora ashyira imbere umwana we,
kuko yifuzaga ko Nadege atazagira ubuzima bwo kuzerera nk'ubwo yari yaragize. Nadege yakuriye mu buzima bugoye atazi ko amaraso y'ibwami yahoraga atembera mu mitsi ye, kuko nyina atari yarigeze amubwira izina rya Jorita, ahubwo yamwigishije gukora, kwihangana no kutagira inzika ku bantu batigeze bamuha icyo yari akeneye. Uko imyaka yagendaga ishira, Tereza atangiye kurwara indwara iramuzahaza cyane, ariko nubwo yaramaze kubona ko imbaraga ziri kugenda zimushiramo, yakomeje guhisha Nadege ukuri kw'inkomoko ye, kuko atinyaga ko kubimenya bishobora gutuma umwana washakisha ibwami akagira ibibazo. Mbere y'uko indwara imwica, yafashe wa mukufi wari ufite ikimenyetso cy'umukororombya, n'agakomo nako kari kariho umukororombya arabimwambika, maze aramubwira ati ntuzigere ubikuramo kabone niyo ubuzima bwawe bukomeye. Gusa ntiyamubwiye impamvu nyakuri yabyo. Tereza yapfuye Nadege akiri muto, maze umwana asigara wenyine atazi se, atagira nyina, kandi nta muntu hafi wari ubizi. Ntawe ari kubasha kumubwira ko ari umuryango ukomeye cyane akomokamo. Nyuma y'urupfu rwa Tereza, ubuzima bwa Nadege bwarushijeho gukomera, kuko abantu bamwe bamubonaga nk'umwana w'umukobwa udafite umubyeyi wo kumuvuganira, bakamukoresha imirimo myinshi, abandi bakamushinja ko ari umunebwe yabaga atashoboye gukora ibintu byose, mbese bakamucunaguza. Amaze gukura, ubuzima bwo mu cyaro bwaramugoye cyane, kuko nyuma y'urupfu rwa Tereza nta muntu wari usigaye amufata nk'umukobwa ufite uburenganzira bwo kwitabwaho. Abantu benshi bamubonaga nk'umukobwa w'imfubyi udafite uwo kumwitaho, bityo buri wese akumva ko ashobora kumukoresha uko ashaka. Umugore witwaga Soreri bari baturanye, yaramufashe akajya amujyana kumukorera mu murima kuva mu gitondo cya kare, akamutegeka guhinga, gutera imbuto no kuvoma amazi, ariko umunsi warangira akamuha ibyo kurya bike, ubundi akamubwira ko niba atishimiye ibyaha ashobora kujya ahandi ashaka. Nadege yarabikoraga kuko nta handi ho kujya yabaga afite, kandi yabaga ananiwe cyane agasaba kuruhuka. Soreri yaramusekaga akamubwira ati wowe nta mubyeyi ufite, nta wanyu ugira, none n'ubu utabikoze uyu munsi uratekereza ko ejo uzarya iki? Ugomba kurya ari uko wakoze. Muri ako gahinda yatakiye umugabo witwaga Valeki wari ufite amatungo menshi n'imirima myinshi, amwemerera kumujyana akajya amufasha mu mirimo. Yamusezeranyije ko azamufata neza, amuha akazi ko kuragira ihene n'intama. Umunsi umwe bwarakeye, bagiye kureba mu rugori baburamo ihene imwe. Nadege wamushinje ko ari watumye ibura, Valeki amushinja ubujura, aramubwira ati umwana utagira umuryango aba ari umuntu kutizerwa koko. Umaze kubona ko Soreri yagufataga neza, akaba ari we wamunaniye. Ntako atagerageje, ariko wamubereye umwana mubi. Nadege yaramwinginze amusobanurira ko yaciye amatungo yuzuye, ariko Valeki ntiyashakaga kumva. Yamubwiye ko agomba kuyishyura, atangira kumukoresha imirimo myinshi cyane, kandi akamugaburira duke two kugira ngo aticwa n'inzara. Nadege nta muntu wari ufite wo kumuvuganira, kandi ibyo byatumye agenda arushaho kumva ko kuba umwana w'imfubyi byatumaga abantu bamubona nk'udafite agaciro. Ikibabaje ni uko iyo hene byaje kumenyekana ko umuhungu wo muri urwo rugo ari we wari warayifashe akayijyana nijoro, bakayibagira mu kabari bakarara bayirya. Yabyigambye nyuma Nadege baramumazemo imbaraga, maze se uwo mwana ntiyanamuhana, ahubwo aravuga ati watumye Nadege ari ku bunebwe, uhungu basigaye akora cyane, ariko niwongera kwiba itungo ryanjye nzaguca umutwe. Nta kindi yamukoreye. Muri iyo minsi Nadege yumvise abantu bavuga ko ibwami bashaka abaja bakiri bato bo gufasha mu mirimo yo mu ngoro. Nubwo bamwe bamubwiye ko ako kazi kataba koroshye, Nadege yabifashe nk'amahirwe yo kuva mu buzima yari amazemo imyaka myinshi, abantu bose bamukoresha mu nyungu zabo, kandi bakamufata nk'umuntu udafite agaciro. Yagiye mu murima wa Valeki nk'umuntu ugiye kubagarira ingano, aho kubikora afata urugendo rurerure n'amaguru yerekeza ibwami. Yagendaga acumbika mu ngo abonye, birangira kubw'amahirwe ageze ibwami. Agezeyo yasanze hari abakobwa benshi bari baje gusaba akazi, maze nyuma yo kubazwa ibyo ashoboye, ahabwa akazi ko gufasha mu mirimo yo mu ngoro, cyane cyane kujyana amafunguro ku meza y'umwami, no gufasha abandi baje gutegura iby'umuryango wa cyamukeneye, hagendewe kuko yari afite n'isura nziza. Yinjiye mu ngoro atabizi ko aho hantu yinjiye ariho se atuye. Jorita n'abatazi ko umuja mushya wari wahaye akazi ko kujya amushyira ibyo ku meza ari umukobwa we. Umwami Jorita ntiyigiraga yita cyane ku baja, kuko kuri benshi babaga ari abantu bakora imirimo yabo gusa, kandi Nadege nawe yamubonaga nk'umukobwa mushya ukwiriye gukora akazi ke neza nta kindi asabwa. Umunsi wa mbere Nadege atangiye gukorera mu ngoro, yari agifite ubwoba bwo gukora ikosa, kuko arazi ko aho hantu hatandukanye cyane n'ahantu hose yari yarabaye. Abantu bose bari bafite imyambaro myiza, buri mukozi afite inshingano ze, kandi buri kintu cyose kigomba gukorwa ku gihe. Mu gitondo yasabwe kujyana ifunguro rya Nayika, umukobwa w'umwami wicaye hafi y'idirishya areba mu busitani, maze Nadege ashyira ibyo kurya ku meza bucece. Agiye gusubira inyuma, Nayika aramuhamagara. Yaramubajije ati wowe uri mushya hano? Nadege yarahindukiye arunama aramusubiza ati yego mabuja, natangiye ejo hashize. Nayika aramurebye aramwenyura aramubwira ati ntugire ubwoba cyane, ntabwo ndi umwami ku buryo waza ucecetse bigeze aha, wagira ngo nta nubwo uri guhumeka. Nadege nawe yaramwenyuye aramubwira ati nsabwa kwitwararika kugira ngo ntakore ikosa. Nayika yahise amubaza ati none witwa nde? Nawe ati nitwa Nadege. Nayika yasubiyemo iryo zina nk'ushaka kuribika mu mutwe ati Nadege ni izina ryiza, waturutse he? Nadege yabanje gutindiganya kuko ataramenyere kubwira abantu ubuzima bwe, ariko aramusubiza ati nturutse kure cyane mu gace k'icyaro. Nayika aramwitegereje amubaza ati ufite ababyeyi? Nadege yubitse umutwe hanyuma aravuga ati nta mubyeyi mfite, mama yapfuye nyine muto. Nayika yumvise ko ikibazo cye kibabaje Nadege, ahita ahindura ikiganiro ati mbabarira sinari mbizi. Nadege ati nta kibazo, ni ibintu namenyereye. Nayika ntiyashakaga ko agenda ako kanya, maze aramubaza ati ese utari gukora akazi ni iki kintu uba wumva wakora?
Nadege yatunguwe nuko umukobwa w'umwami ashaka kumenya ibyo umuja akunda, aramubwira ati ntabwo mbona umwanya munini wo gukora ibyo nkunda gusoma iyo mbonye igitabo, ariko akenshi sinabona aho mbikorera nubwo naba nakibonye, nabwo kukibona byaba bigoye. Naika yahise amubwira ati nuba ubishaka nzaguha ibitabo bimwe na bimwe mfite, hari ibyumba by'ibitabo byinshi biba hano kandi ntabwo byose mbikoresha. Nadege yari azi ko abantu bo mu ngoro badakunda kumujagira n'ubucuti bukomeye n'abagize umuryango w'ibwami, nyamara Naika we ntiyabyitayeho. Kuva umunsi yatangiye gushaka impamvu zo kongera guhura nawe, rimwe na rimwe amutumagaho ngo amuzanire amazi, kandi azi neza ko hari abandi baja bashoboraga kubikora, ubundi akamusanga mu busitani akicara hafi ye n'abandi baja akaganira na Nadege nk'aho ari umukobwa w'umwami. Umunsi umwe Naika yasanze Nadege yicaye wenyine munsi y'igiti nyuma yo kurangiza akazi, maze aramubaza ati kuki ukunda kwicara wenyine? Nadege amwenyura ati ntabwo ari uko nkunda kuba njyenyine, ni uko ntagira uwo mvugisha. Naika yicaye iruhande rwe aramubwira ati noneho ubu ngubu uramfite rero. Nadege yahise aseka ati ntabwo nabitekereza ko umukobwa w'umwami yavugisha umuja nkanjye atya. Naika ati nanjye sinatekerezaga ko umuja ashobora gutuma mvuga nk'umuntu usanzwe. Nadege yarasetse, maze icyo kiganiro gito kiba intangiriro y'ubucuti bwabo. Batangiye kujya babonana buri munsi bakaganira ku bintu bitandukanye. Naika akamubwira uko yakuriye mu ngoro, uko yakuze agira abantu benshi bamukikije ariko akaba atagira uwabwira ibimuri ku mutima. Nadege nawe akamubwira ku buzima bwo mu cyaro, uko yakoraga imirimo ikomeye, uko abantu bamwitaga imfubyi nk'aho kuba imfubyi ari icyaha, ndetse n'uko yagiye ava mu muryango umwe akajya mu wundi kubera ubukene. Naika amutegaga amatwi atuje, rimwe na rimwe akamubaza ati kuki utigeze ugira umuntu ubibwira ngo umubwire ko abo bantu bagukorera ibikorwa bibi? Nadege amuseka ati ntari kubibwira nde? Nta mubyeyi nari mfite wo kujya ndwanirira. Iyo umuntu atagira uwo yishingikirizaho nta muntu umushyigikiye, hari igihe ahitamo kwihangana aho kugira ngo arwane na buri wese. Naika yamubwiraga ko ibyo bitagombaga kumubaho, ko umuntu wese afite agaciro nubwo yaba afite amafaranga make, maze Nadege nawe akamubwira ati wowe ufite amahirwe, ufite so n'umuryango ukurinda. Naika aburaga icyo avuga kuko nubwo ari umukobwa w'umwami nawe hari ibintu byamubabazaga. Se Jorita ntiyari umubyeyi baganira kenshi kubera inshingano z'ingoma n'iz'ibikorwa by'ibwami, kandi rimwe na rimwe Naika bivuga ko kuba umukobwa w'umwami bimubuza amahirwe yo kwitabwaho n'ababyeyi. Iyo yabifuzaga yababonaga rimwe na rimwe. Ibyo byatumaga yumva Nadege ari we muntu umwumva, kuko yabonaga ko nubwo ubuzima bwabo butandukanye bombi bari bafite icyuho kimwe cyo gushaka umuntu wabumva. Hari igihe Naika yamubajije ati ese wigeze wumva ushaka kugira umuryango wawe bwite? Nadege ati yego, kandi na n'ubu ndacyabyifuza. Urebye icyo nifuza cyane ni ukuba ahantu hahamye ntafite ubwoba ngo umuntu azanyirukana. Nshaka kugira ahantu bampamagara bakambaza uko meze nanjye, aho kuba umuntu muhamagara gusa iyo hari akazi. Ibyo ngibyo nta muntu utabyifuza. Naika yahise amubwira ati Nade, njye numva duhuje, niyo mpamvu nifuza ko twaba inshuti. Nadege aseka ati niba umwami atabyanga nta kibazo. Naika ati data ntakeneye kumenya buri muntu mvugisha. Nadege ntiyarazi ko umugabo yavugaga ari se bwite, kandi na Naika ntiyarazi ko ngo wari mukuru we mu maraso. Uko iminsi yagendaga ishira ubucuti bwabo bwarushijeho gukomera. Naika atangira kumva ko Nadege atandukanye n'abandi baja bose. Yaramwiringiraga, akamubwira amabanga ye, akamugisha inama ku bintu atabwiraga abandi, ndetse rimwe na rimwe akamuzanira imyenda n'ibitabo avuga ko ari ibintu atagikoresha, nyamara yabiguriye Nadege. Nadege nawe yatangiye kumva ko Naika ari umuntu wa mbere mu buzima bwe, amufataga nk'umuntu ufite agaciro ko kumubona nk'umukozi gusa. Ariko uko ubucuti bwabo bwagendaga bukura niko bamwe mu baja batangiye kububona nabi. Abakobwa babiri bakoraga mu ngoro, Riyora na Sabine, batangiye kujura ko Nadege yageze mu ngoro vuba, ariko akaba amaze kuba hafi y'umukobwa w'umwami kubarusha. Umwe muri bo yigeze kumubwira ati ntukibeshye ko kuba Naika kuganiriza bivuze ko mungana, wowe uri umuja, wowe ni umukobwa w'umwami, jya umenya aho ugomba kugarukira. Nadege ntiyamusubije nabi, ahubwo aramubwira ati nzi neza uwo ndiwe n'akazi nkora. Kuba umuntu yambwira neza ntabwo ari icyaha, ariko ibyo byatumye ishyari rirushaho kwiyongera. Abandi baje batangiye kuvuga ko Nadege ashaka gukoresha Naika kugira ngo azamuke agere hejuru, abandi bakavuga ko azi amayeri yo kwegera abantu bakomeye. Nyamara Naika we ntiyarazi ibyo byose, ahubwo yumvaga gusa ko yabonye inshuti ashobora kugirira icyizere. Umurinzi wa Naika witwaga Celestin nawe yigeze kumubwira ati Naika ntugomba kumarana umwanya munini na Nadege, abantu bashobora kubifata nabi, umuja ntabwo akwiriye kuba inshuti hafi y'umukobwa w'umwami. Naika aramurebye aramusubiza ati niba ikosa rye ari ukuba umuja, ubwo ninjye ugomba kubazwa impamvu namuhisemo nk'inshuti. Ntabwo nzanga umuntu mwiza kubera ko yavukiye mu buzima butandukanye n'ubwanjye. Nadege na Naika bakomeje ubucuti bwabo, bagenda bamenyana uko iminsi yicuma, bagasangira ibyishimo n'agahinda, kugeza ubwo buri wese yatangiye kubona undi nk'umuntu wo mu muryango we, nubwo nta n'umwe muri wari uzi ko ibyo byiyumvo bitari ubucuti bw'abantu babiri bahuye ku bw'amahirwe gusa, ahubwo ko amaraso yabo yari asanzwe afitanye isano rikomeye cyane kurusha uko babitekerezaga. Hashize iminsi, inkuru y'umunsi mukuru wari utegerejwe mu ngoro yakwiriye hose, kuko hari abashyitsi bari guturuka mu bwami baturanye bari kuza kubasura bazanye impano nyinshi mu rwego rwo gukomeza umubano, kugeza ubwo no mu baturage batangiye kuvuga ko umwami Jorita agiye kwakira abashyitsi bakomeye. Uwo munsi wari wegereje, kandi mu ngoro hatangiye imyiteguro idasanzwe, kuko buri wese yari azi ko ibirori byari bigiye kuba bikomeye kurusha ibindi byose byari bimaze iminsi bibera ibwami. Abaja n'abakozi buri wese yahawe inshingano ye, bamwe batangira gutunganya ibyumba, abandi basukura abashyitsi bazicara, mu gihe abakoraga mu gikoni nabo batangiye gutegura amafunguro menshi yari kuzashyirwa ku meza.
Mu gihe abaja bose bari bateraniye mu gikari bategekwa kumenya uko uwo munsi uzategurwa, umukuru w'abaja witwaga Mireille yarebye Nadege mu maso maze umutima urushaho kuzura ishyari. Ntabwo yakundaga kubona uburyo Naika yamwitaga inshuti ye aho kubimwitaho nk'umuja mukuru wari uhamaze iminsi. Icyamubabazaga cyane ni uko iminsi yagendaga ishira ariko abonaga Nadege arushaho gukundwa n'abantu bamwe bo mu ngoro, ndetse n'abari basanzwe bamuruta mu kazi batangiye kubona ko Naika yamwitagaho cyane mu buryo budasanzwe. Mireille yifuzaga uwo mwanya, akifuza icyo gikundiro, akifuza ko abantu b'ibwami bamukunda. Yifuzaga ko Naika yamureba neza kurusha uko areba neza Nadege. Yari amaze igihe yibwira ko Nadege agomba kubanza kwibuka ko ari umuja, ariko uko yageragezaga kumwereka umwanya we niko Naika yakomezaga kumurengera. Ku munsi w'ibirori rero, igihe abaja bari batangiye gutegura amafunguro, Naika yaje aho bari areba Nadege maze aramubwira ati, Nade, ndashaka ko hari ikintu kimwe umfasha gutegura uyu munsi. Nadege yahise areba Naika ati, niki mabuja? Naika amwenyura ati, ndashaka ko untegurira bya biryo twigeze kuganiraho. Wa muceri uvanze n'imboga n'inyama ukunda cyane, hamwe n'iriya sosi barisha ibirayi ibinombye bimeze nk'umutsima. Ndabishaka cyane uyu munsi. Hari inshuti yanjye nifuza ko tubisangira. Nigeze kubiryaho nagiye mu cyaro kure y'ingoro, ariko sinigeze mbona umuntu mu ngoro ushobora kubiteka neza nk'uko nabiriya bimeze. Kandi twaraganiriye umbwira ko bizi. Ibyo biryo habaga harimo umuceri uvanze n'imboga n'inyama bitetse neza mu buryo bwihariye, ndetse n'inombe y'ibirayi n'isosi y'inyama yabaga ikunzwe cyane mu minsi mikuru yo mu cyaro, bakayakiriza umuntu ukomeye cyane kandi bubashye. Ibyo biryo byari bizwi cyane mu ngoro, kandi byari bizwi ko abantu bo mu cyaro aribo baba bazi kubiteka kurusha abandi bose. Bo babitekaga mu buryo bw'umwimerere, mu buryo bwabo, kurusha n'abo mu ngoro, kurusha abatetsi benshi bakoreraga ibwami. Bamwe mu baja bari hafi aho bahise bahindukira bararebana, kuko bari bumvise neza icyo Naika yaramaze gusaba Nadege. Nadege we yabanje kugira ubwoba, kuko inshingano ze zari gufasha kugeza amafunguro ku meza y'umwami, bitari ugukorera mu gikoni gateka. Ariko Naika amureba aramubwiye ati, mbigusabye kuko nzi ko biza. Nta wundi nizeye ko yabikora. Ni wowe nizeye cyane. Nadege amwenyura ati, niba ari byo mwifuza ndabikora mabuja. Umwami Jorita wari hafi ari kuganira n'abayobozi bamwe na bamwe, yumvise amagambo yabo ahita begera arahindukira areba Naika na Nadege, araseka ati, nanjye ndabiryaho numva uko bimeze. Niba Naika yabikunze, nshaka kureba niba Nadege koko yabiteka neza. Nanjye ibyo biryo ndabizi, ibyo biryo byo mu cyaro biryoha cyane. Aramutse abitetse neza yaba adufashije rwose kugira umunsi ukaba mwiza kurushaho. Ayo magambo y'umwami yahise atuma bamwe mu baja bahagarara akanya gato. Nadege nawe yumvise umutima uteye cyane, kuko yari agiye gutekera umwami ubwe, umuntu atari yakamenye ko ari se. Mireille we ntiyigeze aseka, ahubwo yahise yumva ko ibintu bigiye kumuha amahirwe yari amaze igihe ategereje. Yegereye bamwe mu baja bari basanzwe bafite Nadege ishyari, barimo Riyora na Sabine, maze arabahamagara bajyana ku ruhande. Yarababwiye ati, murabona aho ibintu bigeze? Ubu Nadege agiye kujya mu gikoni gutekera umwami. Ibyo biryo nabiteka neza, murabona uko bizagenda. Naika ararushaho kumukunda, kandi umwami nawe aratangira kumwitaho. Riyora yahise arakara ati, ariko ubundi kuki umuntu mushya ahabwa akazi nkako? Mireille amureba ati, niyo mpamvu tugomba kubyitwaramo neza mbere yuko bigera kure. Sabine, turashaka ko dukora iki? Mireille yarabegereye arababwira ati, ntabwo tugomba kumubuza guteka, ahubwo tugomba gutuma ibyo ateka biba impamvu yo kwirukanwa, kuko nabiteka neza dushobora kwisanga n'abashefu w'abatetsi cyangwa se akaba umukuru w'abaja. Abo bakobwa bararebanye, maze rero aramubaza ati, ariko se urabigenza ute? Mireille amwenyura ati, mureke ajye mu gikoni, mureke ateke, kandi mumureke akora ibyo ashoboye byose. Ariko icyo tutagomba kwemera ni uko ibyo biryo bigera ku meza y'umwami ari byiza. Turabihinduramo ikosa rikomeye cyane. Nta n'umwe wari uzi ko Nadege mbere y'uko aza ibwami yari yarakuriye mu cyaro cya kure cyane, aho abantu bo mu ngoro babonaga nk'ahantu h'abakene. Ibyo biryo bari bagiye kumushinga guteka yari yarabitetse kenshi cyane mu buzima bwe, kandi nyina Teresa yari yarigeze kumwigisha uburyo bwo kubiteka neza akoresheje ibintu byoroheje, ariko byahaga ibyo biryo uburyohe budasanzwe. Nadege yinjiye mu gikoni, abandi baje bamureba, bamwe bafite amatsiko, abandi bafite ishyari, mu gihe Mireille we yamukurikizaga amaso yizeye ko icyo gikorwa aricyo cyari gushyira akadomo ku mubano we na Naika. Ariko Nadege amaze gufata ibikoresho, gukata imboga no gutegura inyama, abatetsi bari mu gikoni batangiye kureba uko akora. Uko yakomezaga guteka niko impumuro y'ibiryo yatangiye gukwirakwira mu ngoro, maze umwe mu batetsi aravuga ati, uyu mukobwa se yabimenyeye hehe? Undi amureba ati, reka akomeze, ndashaka kureba uko abigenza. Ahari tuze kugenda twigisha. Nadege ntiyarazi ko buri ntambwe yateraga muri icyo gikoni yari gutuma abantu bamwe barushaho kumwanga, mu gihe abandi bari batangiye kumubona nk'umuntu ufite impano idasanzwe. Gahunda yari yuko ibyo biryo bibi bya mbere nta nyuma atetse. Bashaka kubimufatiraho akabikoreramo ikosa rikomeye cyane, ku buryo yashoboraga no kwicwa. Naha dusoreje igice cya mbere cy'inkuru yacu y'umukobwa w'umuja wakoraga ibwami bakamusuzugura batazi ko uwo mwami ari se. Mu gice cya kabiri turareba hano niba Nadege araharokoka. Njye tubana kuri iyi channel nitwa Murukare, naho mu gice cya kabiri.